ya hanuka gutya ntabwo bo bufite babyikiza none se ubona tutazarwara indwara zituruka ku mwana indwara ntabwo bindeba gasitamba nako zitwara ngikongera ukahanduza haye mite ba nyine ujyamo hano reka ngese kabiri kangaho mbona njyamo Korotiri nta n'isono ugira isoni zo ndazigira kubera iki uziterwa ni ikintu kintera isoni ni ukukubona wambaye ubusa bikantera isoni bikanandera muri make umfashe nk'agapupe usibye kuba agapupe ahubwo umeze nka kadahumeka ariko uruzuye mada uruzuye nameneka inde wuzura suba kuko ntiwuzuye kuko wuzuye wameneka impamvu Imana yisi kugira igiki gaspa igiki bivuge neza ibyo bintu wari uvuze Plani y'umunsi what mara kurya njya kuri wesekuru mara kunywa mpita njya kunyara ubwo se uyu munsi ndanyara muri metero zingahe hagira umuntu yiyongera haye mite ba mi ntabwo mperuka kujya gusara ako ari apabari maze iminsi nkora ibyaha uziko ariko buriya abantu bambwira ngo biriya bintu baba basinze ntunyumve nabi mvuze igishongoro gitangaza baririmba umugore wanjye Korotiri inyamamare yanjye cecekaho ndakuzi ibyo wari ugiye kuvuga byose ndabizi ni ukwibaraguza Korotiri untera agatima kabi kandi nari umwana mwiza usibye nawe ubireba sasa nawe nta n'isoni gusa iyo utinyuka ukanta mu buriri ngo ntago nshoboye ngo ntago ngize nte ubwo n'ubwana bwiza rero iyo muzanye ibyo rero wajya gukora pese kanegende maze bavuga ibyo mu buriri bagatangira bakadagada ubundi uriya ni umugabo cyangwa ni imbwa yimbwa basa nabi ndeba ikibazo ifite iyi tuwarete yabaye ikinyarwanda what tata we reka tuwarete isa nabi iranuka sha wa mugabo nubwo uri imbwa avuga gukura Jesus Christ of Nazareth. Why are you running? Why are you running? kungonga ujya mu gikari cy'iwanjye urajya kwendame buriya hari ikintu bagiye kurebayo nuko barako icyo butambwiye kandi uzi ko hano ari iwanjye kuba turi abaturanyi biguha uburenganzira bwo kunyinjira cyangwa mu nzira nigeneye dore meze nabi ibyo kumera nabi ntacyo bimbwiye kuko ubu wanteye naguheza umwuka nyama yarwe yameze umwuka nako wameze umwuka dahi komeza unyibaraguze Korotiri yanyemereye kujyamo umushyushyo muri ba nyama yarwe yigize ugahita mbafata mwese niyo warya nk'ibyo nkunda yariye cyangwa ukanywa base ntabwo uzigera unutareba ibyo myibaraguzo yawe ugiye gucika kuva mu nzira nikomereze haye mite ba mi kandi aciriritse nyama yarwe what Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, bro. ariko numva uri gutekura cyane wabaye yumvira ukuntu ari kwikanira tekura ubwo ibyo ni hagati y'abishyimbo waraye uriye byagaze gasipani ni ikingiranye abaye kadasi kirapfuye woga gasipa gasipara rinere inere nyine si twadushyimbo wanyibye nimugoroba se nkubwira ngo tuzaduteka ejo ukaturya nyo cyumve inere ntuzambwire ngo mfire ibyo bibagisa byawe waneyemo amayi nka data uzikari kaji
namwe abisilamu mwituma gutyo nk'abantu batagira ubwenge ubundi se ko nta mazi arimo hariya ubu ngubu wabigenje ute bitawaza nakubisemo uruganda ndatekura mpita nkubita ku gikuta ubu ngubu hariho muri muranuka nibazaga ahantu umuntu uturuka kumbi ni wowe uzana ariko nawe urasetse turiya dushyimbo tuba tumaze iminsi 2 twaragaze umuntu aba yari nta n'amazi yanywe ukeka ko umuntu atanuka aho imbere n'igendere ni ka parufe mbambasi bizana kugarukira muri twari kwinutsa uzambona ukagenda mvira mu rugo zongera ugaruke kwinutsa uzambona nagukubitiramo umuhini cyangwa utsindagiremo mpaka uguyemo ugenda ntuzangarukire mu rugo beshyira tugufwa waje shaka tugufwa waje